muri abavandimwe bari kure n'abari hafi badukurikiye kuri televiziyo yanyu Elizabeth Official, turasubuje mu izina rya Yesu. Muze kudukurikira tuganire. Hano imbere yacu dufite umutumirwa, reka banza twibwire kuba muzi. Ndabizi ko hari abantu bamuzi ariko hari n'abatamuzi, yabanza akatwibwira. Murakoze. Nitwa Sibomana Aimable Kissinger, ndo turage waha muri Kenya, ntuye Kasarani. Yego. Ako iryo zina rindi uvuze rya gatatu nimba ari Kissinger. Kissinger ico ni iyihe mvugo? Sare nararibonye naje nibaza kuri iyo mvugo. Simbizi nanje. N'abavyeyi barinyise. Ni muyomba warinyise ndi umwana, naryo zina banyitaga ndi umwana. Ya Sibomana batangiye kuri nyita mfite imyaka 13. Naryo ryari ryanje ariko ryari rizwi ku ndondo ni Kissinger, nagiswe n'umuvyeyi muyomba. Ariko ntekereza ko yari kuye kuri uwari secrétaire d'État wa Amerika witwaga Alex Kissinger. Okay. Yari diplomate, yari secrétaire d'État ariko mu ba Republika. Umuntu wazanye ibintu bya diplomasi cyane, ariko sinzi icyo bisobanura, sinanabyitayeho. Sawa, urakoze cyane. Iryo zina njyewe usanzwe nararibonye, ndavuga ngo nzarikubaza. Abenshi bazi ko akazina k'uburara cyangwa kugatazirano ni izina ry'ababyeyi. Abanyendondo za Kajembwe bararizi cyane, gusa bararihengeka bakarivuga nk'umukinyamurenge, ariko ni Kissinger niryo zina ryanjye. Mu kinyamurenge bagaza gitabo. Sinovuga ko bagaza izina, ariko n'iki ko ari kwiza. Okay. Keretse bo babivuze bonyine. Urakoze cyane. Turakwakiriye hano. Urakoze cyane. Kandi nishimiye kubana muri kiganiro. Kubera ko nabyifuzaga cyane, ariko kuba duhuye ndabishimye cyane. Kandi uyu mwanya watuhaye agaciro. Nanje mpaye agaciro ubutumire bwanyu. Ndagira ngo tuganire. Urakoze. Ndakubaza revzo ngena nkubaza ko nsobanurira cyane. Mfite byinshi no kubaza ariko bitewe n'umwanya ntitubitindamo. Yego. Sibomana mbere yuko akizwa yari muntu ki? Mbere yo gukizwa kimwe n'abantu bose ku isi, umuntu utarakizwa bari umupagani. Nari umupagani, nari umugome, ariko sinari umugome ugomera abandi ngo ndekere umubiri wanje. Nari umugome kuri nje nyine nigiriraga nabi. Nari umupagani bisanzwe, businzi, biso byose umuzi, nari kirara nyine kuko abantu babivuga. Mwa itabi, mwa rumogi, mwa nzoga. Mgeni dumbaguza n'utundi tuntu twinshi, nditerera mu Islamu, baskuti, nk'utu. Ariko nyine sinari umuntu mwiza, nari mubi kuri nje no ku bandi. Hari umuntu wigeze kumbwira ati kuri Sibomana uzi umubona, ati njyewe sinemeraga ko yakijijwe. Atari ko naramwumvisha abwiriza, numva ndatangaye. Ati uriya yari umuntu mubi. None nibaza nama numvagiza amatsiko. Kuko ukuntu nguzi njega nakumenya warakijijwe. Nakumenya warakijijwe, ariko numvangiza amatsiko kumenya mbere Sibomana atarakizwa niki kintu yakoze kuburyo bavuga ngo Sibomana ari umuntu mubi. Kuko nyine bavuga ngo umuntu mubi, twese ahangaha twahaguruka. Tukakuvuganira tukabona kuko turakuzi. Uko tukuzi rero niko tuzatukubona. Ariko se mbere ubugome umuntu yabasha kubushinja akavuga ati Sibomana ari umuntu mubi. Kuko yazambwa ati rero ndemeye nyine yarakijijwe pe. Ariko mbere yaho wari umeze gute? Wari uteye ubwoba gute? Hari ikintu kimwe gusa wenda mvuga. Iyo umuntu anywa urumogi abakoreshwa n'umwuka nyine w'urumogi, kandi imyaka y'ubusore nayo irashukana. Bazavuga ngo ubusore n'ubuto birashukana, niko umubwiriza avuga ku 12. Twishimiraga kubona ibyo tubona ku mafilime cyangwa se abari abaririmbyi b'Abanyamerika. Hari groupe yitwaga Bad Boys, kandi bagasa n'ababyiratana, ariko biri muri clip, mu mandirimbo zabo. Twumva bwa buzima two bupratika. Rwarumogi rero rukadufasha gukora ibitari byiza, kandi tukabyishimana, nko kugira umuntu nabi, kurwana,
ibindi hari ibintu byinshi twakoze mu bupagani utovuga kuri kamera kuko bimwe birahanwa n'amategeko. Ntawaje kwishinja ngo nakoze ikintu ariko bimwe ni ibintu bitari byiza byari bibi nyine muri ico gihe. Ariko mu magambo make n'urumogi rwabidukoreshaga, twagiraga intambara, twagiraga bene ibyo. Nza nibuka gusa ikintu kimwe, iwacu twabaga mu Mibunda, kiyo hapfaga nk'umuntu mu karere bene wishwe, abantu bagazabaza bakambwira ati hunga, bashobora kuba gukeka kuko nawe turi mu bantu beza. Ariko kubera ko mba nzi ko ntabirimwo, simpunge, ankete zigafata abandi, kandi Imana ishimwe kuko muri ubwo burara nta muntu nishe. Ariko batekerezaga ko ako gatsiko gashobora kuba nanje ndimwe, ariko bagasanga ko ibyo sinabibagamo. Ariko ibindi bisanzwe kurwana, kandi barese ko umuntu urwana n'ibindi byose yobikora. Noneho twagiye tugaragaza n'intambara zimwe nagiye ndwana turi mu isoko. Nagwanye nk'intambara. Wagwaniraga no mu isoko? Mu isoko mu kazi rimwe nagwanye gatatu. Igihe nigeze kurwana mu isoko nyine ibigituri, isoko iraremura. Nkuramwe ihuzuye mu gituza no mu isoko, bandi biba biteye isoni gukuramwe ihuzuye mu gituza nta kindi. Byatangaje abantu. Ariko noneho igitangaje cyane umunsi bangemurira. Bwa mbere Maboko yari yaje guhaha mu isoko. Naho naragwanye Maboko ari mu nzi ko arimo. Mu isoko y'akazi rimwe yari yaje guhaha. Uno munsi wa kabiri. Umunsi wa kabiri. Ndetse mbankura mu isoko ngo bangeze mu nzira, asanga uwo tuye turwana namutsinze muri hejuru. Aba baramubesha abagore twari kumwe babyitirira ubundi murara twari duturanye ko ngo bakunda n'intambara. Niwe ntiyaranzi neza ko yari yarambonye rimwe igihe nagiye gukoshanya. Na nyuma aho narasubiye ndarwana, ngira Imana afatwa n'umusirikare w'umunyamurenge. Amboha nyita ngo ndihasha ngo ry'uwarwanya, ariko twari tubana muhana yaranzi kugira ngo ahoshe ko nari nagwanye nyine n'undi wundi bwoko. Ariko ni intambara nagiraga nyine, byari bizwi ko ndumunye intambara. Kandi aho n'uwo munsi nyine ari ubwo bwa mbere nakomerekeje umusirikare, n'uwo munsi nakomerekeje umushi, uwo munsi wa gatatu. Ariko n'iyo minsi yose nyine humvaga intambara zanje hirya no hino. Ni kibyo. Ariko ubundi buzima bw'ubusinzi, bw'ubunywarumogi, bwo gutereka imisatsi, bwo kugira gute, kutegera abantu, kuba umuyisilamu ukaja hirya y'abandi ukitaza abantu, ibyo nibyo byatumaga abantu bambona nk'umugome utaba hafi y'abandi. Ariko nyine nukuja kure y'Imana, kandi Imana iba mu bantu, kitaza abantu. None se uwisilamu kumbwira ngo kira kirere cy'iwacu nta dini ry'abisilamu ryahabaga? Icyo gihe nari Burundi. Kuko nagiye nyine mu migi kera ndi mutoya, ngendaga mpindura i Bukavu mu Rwanda no mu Burundi. Ni mu bisilamu nabwemo nka habiri gatatu cyangwa kabiri gatatu. Naniga ku ishuri ry'abisilamu ryitwa Komimbu mu Nyakabiga. Nza kuja mu bisilamu. Navuyemo nka bibiri na waba umaze mu minsi n'abatu bisilamu? Ushobora kuba navuyemo 2006. Warabugiyemo 2003? Ya 2003. Imyaka itatu? Hafi imyaka 3 ni n'amezi, kuko navuyemo 2006 2007 ndazamuka ngeze ruguru. Nicyo gihe nahise nshaka 2007 nari naravuye mu Bisilamu. Nuko 2008 2009 niho nakijijwe. Ufite ubuhamya bukomeye cyane. Nibyo. Tugize twinjije mu by'Abisilamu imyaka 3 yose twabivamo. Ariko se icyaguteye kubavamo, kuko icyaguteye kubajamo wenda nubwo burara. N'uburara. Ariko kandi hariho kudiskita. Twaradiskitaga nkabwira ko tugomba kudiskita kugira ngo twumve, tutari kudiskita kugira ngo tudiskite. Noneho mbakomve kibitewe nuko nta jambo ryari riri muri jewe. Ni nubu nicyo kibazo kiri mu bantu. Urabona ko inyigisho z'ubuntu zatwaye abantu benshi. Bariya bose ni abari vide, bari empty, bari vierge, nta kintu kibarimo. Ikije gishasha kibajamwo. Bagiye banyereka ibipande byerekana ko Yesu yari umuyisilamu. Mbakonvenki
nigeze kubaho ntekereza ko imiryango yacu hafi ya yose izaja mu muriro ari nje uzaje mu ijuru jenyine, kuko numvaga bavuga ngo kwa desturi ya Yesu, kwa desturi yake alikuwa akiingia kwa sinagogi ya Wayahudi. Mwana bakambiraga sinagogi ya Wayahudi, iyo tuyitegera neza wigiye muri dictionnaire usanga ariyo mosque. Kuko bakabivuga nyine ati Abayahudi ureba nabo bumvikanaga n'Abayisilamu bike. Bakambwira ko Yesu ari we watawaje biriya boza amaguru. Yesu ari we wasuhuje abantu ngo amahoro y'Imana bane namwe muri kiriya cyaro bavuga ngo assalamu alaikum. Bakavuga ngo iwe pia nawe nukuvuga wa alaikum salam. Yego. Aho Yesu yambaraga ikanzu nayo barayambara, kuko Bibiliya zitubwira ko yaragira ikanzu ritagira umusono. Donc ni byinshi bagiye batwereka. Baravuga ngo kandi ikanisa baryubatse kuri Petero. Kandi yahindukiranye Petero aramubwira ngo mva inyuma Satani. None ikanisa ryubatswe kuri Satani niryo mubamwo. Numva nyine ni ibintu bita ahantu ati kanisa ryubatse kuri Petero. Kuri Petero kandi yigeze gucya Satani amubwira ngo mva inyuma Satani. Ati none utumwubatse none ikanisa ryubatse kuri Satani niryo mubamwo. Numva ibintu bavuga ni nkaho biri fonde, kandi barambwira ati Yesu, barambaza ngo Imana ni zingahe, ndavuga ngo ni mwaho Imana ni mwe, Yesu ni intumwa. Yesu ntibanamupinga baramwemera, ariko ntibemera twebwe abakristo bamu. Akavuga ati Yesu si Imana ni intumwa. Hariho umwarimu wo kwijabo wigeze kubyigisha Mwalimu Abudi, ndanamukunda cyane nubwo navuye muri Islam. Yabwirizaga arira, ariko umunsi umwe nzanibuka umunsi yigeze kubwiriza aravuga ngo mu ntumwa zitatu ngo yemera ngo intumwa imwe ni Muhammad, ngo kuko ari we wazanye idini ryabo, akavugana Isa ari we Yesu, ngo yaragira ubwenge bwinshi, ngo akakora n'ibitangaza, kandi ni intumwa y'Imana, akavugana Musa nawe ngo wayoboje ubwoko bwa Isiraheli ibitangaza. Aratubaza ati none murafiki amadini ko twese mbona Mungu ni moja, kwa nini dini ziwe nyingi, kwa nini mzozane? Avuga azabwiriza arirani nawe wari mwarimu wacugishaga Korowani kuri Komibu, ariko akaba mwarimu wo kwijabe, yari mwarimu ntiyari na shehe, ariko bakamuha umwanya kubwiriza nyine umunsi wa gatanu y'Ijuma, yani wabwirizaga nyine watanga mawahiza mugani wabo. Yarabivuze abivuga nyine ko Yesu yari intumwa, nabo bakavuga ngo Yesu ni intumwa, kandi bamwemera ngo gukora ibitangaza niko bambwiye. Yakoze ibitangaza, ni intumwa y'Imana, yari izi n'ubwenge, yakoraga ibitangaza n'amagambo y'imigani meza. Bemera Yesu ariko ntibemera intumwa za Yesu. Nuko bakavuga ati byanditswe na ibyo Yesu yavuze byose ni ukuri, ariko ibyavuzwe n'intumwa ze ntibabyemera ngo babikoresheje santimo. Yego. Nico bashatse kunkonvenkaho, numva nyine si Imana. None bakambwira ati none Yesu gamwambwiza ikigirwamana n'Imana nimwe, numva nyine ko byababyo. Nuvuga ngo uzi Korowani warayisoma? Oya, sinize Korowani. Njyewe nagiye muri Islamu. Mu busanzwe nanga ko umuntu ambonamwe ikintu kirimo nk'inyungu. Nigihe nagiye kubyagwa n'idini, njyewe sinagiye ngo mfate umuntu ngo mbyare mu idini mbere ko iyo umuntu akubyaye muri Islamu ahita kumenya kimwe cyose. Kandi cyo nari mu bukene, ariko kubera ko nari konveki naravuze ati reka ngende mbe umuyisilamu. Wemera Imana nyine yabo nyine, rero ni Imana rurema nimwe, ariko simbeho ngo nagiye mu nyungu ngo mfite umuntu mbyara. Ngo njyewe nagiye kuri mosque nkuru y'Ibujumbura iba muri Asiatique yitwa Markaz. Ninjiramwo bazana umugabo wo mu bwiza witwa Jibril, niwe wandahije ko Imana ari imwe, Yesu atari Imana. Nuko biriya nyine byo kuvuga ko Muhammad ni intumwa, Isa ni intumwa ari we Yesu, Musa ni intumwa, n'abandi bose nyine n'abahanuzi babita intumwa. Nuko mbaho gutyo, ariko nari mu buzima butari bwiza, ariko kandi mpaye niga nikorera utuntu twanje, nagurisha utuntu nyine twamagendo, amashenete, amatelefone ya occasion. Nkabura umwanya wo kwiga Korowani, ariko ryasengesho nyine alhamdulillah rahim yakana budu yakana ziyana yasduru biriya sengesho nari maze kurifata. Ariko nibindi Korowani no, ariko kandi
cyane uzogenda iyo ubona bakora discussion icyo bita muhazara ntibinjira muri korowani baja muri bible bakabereka ukuntu bible atari yegamiye kuri Islam. Noneho bo bakagenda bagafata umuyisilamu uzi bible akaja muri kote ya pastori. Abantu bavyumva bakagira ngo yatsinzwe ariko ni ibintu baba bateguye ko nta mukristo waje muri ziriya discussion. Yego. Nibyo ngibyo ariko ukuntu navuye muri Islam ntarakizwa. Nje Buvira twari tugiye kuvuza umuziki muri boîte ibi Buvira ni nimwe yitwa 5 iba hari anane iba Murongo ngo mare tugendayo nje narayeyo twashitse kare kubera ko nari umuyisilamu abantu nyine banguma kumbwira ko yagiye mu Islam kumva biranjena pita mpunga abantu bose nkabahunga. Ariko ndashima umuntu umwe gusa mu bantu bangendereye ambwira ijambo rikuru sinzamwibagirwa ni muka Apotre Sostene Nyamunini. Cyo gitwabanaga na muzara wiwe ibujumbura muzara we ngo ni Mwongura Eric ayo Burundi ubungubu. Ara twabaga mu gafoye gatoya nagazamva ku ishuri kaja kuri internet nyine bicoga internet niyo ari hari ahantu hari cyber y'abana ba SOS bakampa ku buntu nkandika ngatabwisha arampamagara ngo Nyamunini ngo ari mu rugo arankene nkumva ubwo muka pastor arankene Nyamunini yari mubyara we gusa nsanga ari cye mu gafo yarantegereje arambwira ngo yaje kumbwira ngo mve muri Islam ambwira neza n'ikinyabufura. N'ubu ngubu nzamvuga ngo Imana imuhumugisha cyane. Imana muheze umugisha. Imana imuhumugisha Nyamunini ndamukunda ndamwubaha. Abe naje ndamukunda azayitonda. Azayitonda muka Apotre Sostene. Twari tunaziranye cyane hari akibunga badishikari Burundi ariko ni wo wambwiye ariko uwankuye muri Islam sinzamenya nimba ari umuntu nimba ari marayika. Ubwo nazamutse nje akajya amabenge ndavuga ati reka mwavuye gukina umuziki twari dufite gucuranga umuziki mu ijoro muri boîte ya 5 mwana wahawe ifaranga se cyangwa se kwari kubyina gusa twari twaje nyine harimo n'abaririmbyi bavuye Burundi bitwa ba Roriro hari Uncle Cruise na Farias Bigin sinzi na Roriro nimba yari yaje wabaga muri timu yawo yanje gusa twari inshuti na Uncle Cruise kwari n'ibindi twagiye ducuruzanya nawe by'amagenda icyo gihe ako turaziranye Uncle Cruise na Farias nageraga mu nzu yabo ariko wari inshuti yanje ni Uncle Cruise turajana noneho njewe ndavoreka ndenge Murongwe ndeba abanyamurenge bavuye ruguru ko ntibaza amakuru yanje y'Ubuyisilamu niruhutse mu mutwe mbona abantu bavuye ruguru bambaye ibitambara abagore n'abakecuru n'abasaza numve ndondo bagaza akajya amabenge none nicara mu karesitora nyine ntegereje ko bika wari nk'umunsi wo kwika wabo hari mu gitondo nka saa 4 muzuba gibuvira ntumiza umuceri n'ibishimbo uri mu isupu nyinshi cyane umuceri utari mwizero na karesitora ka feke ariko si yari papa si yanje bagazo najyo hanaje nahabaye ariko bazateka neza urabona Kongomani bose bateka nk'abantu ba Uswahilini buriya Uswazi bazi guteka Uswazi ni bari abayisilamu ba Swahilini bazi guteka abakongomani hafi bose usanga bameze nka Waswahilini ni Waswazi. Nuko ndicara ngomare hakaba harimo umugokobwa w'umurundi w'umupantekote kuko wari uzi ukuntu babambaye dutambara akafite Bibiliya ndende nkiriya yanje bangabiye ejo bundi ngomare ndamubaza ati se iyo Bibiliya twanyine kwari nko kumucokoza ya Bibiliya uvuye he ati Burundi watembereye no ati natembereye no waje kumaki ati no hari byo najeho uhituzana Bible ati ni intwaro yanje abagarancha ko ndamwe ati kibazo nuko uzutwara intwaro utazi ikiyirimo ati gute ati nuko wewe uvuga ngo Yesu ni Imana arambira ngo Yesu ni Imana yavuze mu ngigo ngo Yesu ni Imana okay binyereka ambwira Isaya ngira ni igice cya 9 imbere umurongo wa 5 uvuga ngo ni umujanama Imana ikomeye data wa twese data wa twese ariko gusavuza umujanama Imana ikomeye kandi ngira ngo ni namagambo niryo jambo rya kabiri Isaya yari yeretswe kuri Yesu kandi buri ibice bya Isaya nka 80% yavuga gusa Yesu ibindi yagendaga avugamwe abantu bahanura ariko 80% ni nka Yesu gusa yavuze ariko aho yaramuhanuye bwa kabiri kuko hambere yamuhanuye ku gice cya 7 avuga kuvuka kwiwe noneho numva ni Imana noneho mbanza kumureka kugira ngo mbitekerezeho ndunama pa mbitekereza ngo nunamuke nsanga arasohose
ndavuga tereka murebe wenda nimba nongere mubaze nyine tuganire ansobanura ibindi ndeba ko ashaka kuba agiye side ya Murongwe sinamubona ndeba ko bagiye ku iporo ndamubura ndeba ko habaga kayira kamanuka guke kuri kajya Mabenge kaja Nyamyanda hepfo Byemaraki yego ni Byemaraki ndamubura ndeba ko basubiye nko haruguru habaga inka ndamubura none nsubira indani ndose wa mukobwa agiye ngo yasohoka ngo natoka tusayi ndibaza siko ni marayika mpuye nawe ariko namumvuga désormais bwese ramundabusezeye kuko ako kajambo gusa akunazemo kandi uko nakumvise siko mpaye mbisobanura kancumise mu mutima nsanga nari maze iminsi myinshi ndi mu kibanza cyo kurimbuka ariko ntwikiriwe ikintu yantwikuriye nk'ikintu namamva mu Wesiramu ubwo ngubwo ariko nsigara ndi umupagani ariko umukristo niko nasabe kuri yagazavuga ngo ni umupagani w'abatolika nanje nsigara ndi umupagani w'abayisilamu nivyo naho rwabaye urugendo 2006 2007 baranshingira ruguru ndi umupagani ubukwe bwanje nabukoze nanywera umugi ndetse umugore atinda wari ubukwe bw'amanywa umugore ashika ku mugoroba abantu bose batashe abantu bahise basaze jewe ndi muzima ko nari mu mwuka nanywera umugi abantu baza kuvuga ngo yaje baraza abandi ubukwe burasaba ubw'ijoro buraca babaga indi nka bagura indi fu mu special abantu bari hafi baragura amasostomate ubukwe burakomeza abantu mbona bahangayitse muze yataye umutwe abaje gushingira ba Siritanda Rubogora ba Reveraroni mbona abantu basaze mu mitwe bahangayika cyane nje nkabona nta kintu cyabaye mfite amahoro nari mu mwuka ni nkizo ugiyagaze kuri ubwo bukwe none ubwo bukwe wari wakoze uwo mwero umugi uzubutekerezaho gute narashingiwe kuko umwe mu bavyeyi banje wabugufi yigeze kungira inama ngo ndeke gukora ubukwe ko nta muntu wonshingira ndamubwira ngo nimwanga kunshingira kwiro ruhabaga ikanise ry'abafurero ritagira ibintu byinshi nzashingirwa mu bafurero kuko numvaga ko tokora ikintu nzasubiramo cyangwa nzicuza ikintu cy'umunsi umwe ngo ndabomboye ndavuga no nzakora ubukwe uko busa kose ariko bwitwa ubukwe sinkagisubiremo nkora ubukwe kandi byabaye nararahiye ariko umunsi nakoze ubukwe sinari nacomye kuko nahise mbireka kuko nabona ko nshobora gukora amadega ariko harimo gakenda nk'imyotsi 2-3 ariko itari myinshi ariko nari muzima nari meze neza ariko aho naje gushingirwa rero nashingiwe ngeze aha muri iki gihugu kandi nshingirwa n'abandi bahe bashingirwa bavuga indahiro narahiye abariho nzumva bakavuga ngo ntituzotandukana ukuye urupfu ngo ndahiye imbere y'Imana n'imbere y'abantu ndogatiye ngo naye nasaze wa munsi ahubwo n'abashingirwa bubunza numva arabasaze ibintu baza bavuga bwacu kumva ngo batandukanye ariko sibye ko ikintu jewe nagiriyeho Imana yamfashije jewe turaturagana n'umutima wanje tukumvikana jewe naretse itabi ntarareka inzoga n'urumogi twumvikana n'umutima hari nabigeze kunkanga Marehemu Sebisusa Colonel Sebisusa igeze kunkanga ngo arandasa ngo mwitabi tuye dusangira inzoga mu wanje numva umutima wakiriye ko noraswa kugira ngo mpemukire umutima rero uko kugira ngo ureke mpemukire umutima ngo nsubire ku itabi navuze ko ntazosubiraho nuko ngo umutima wanje iyo mvuze ngo ndetsiki turumvikana twaraganye nawo kuko nubakanye n'umugore kandi ndakijijwe nifata nk'umuntu ukijwe kandi ndakijijwe aho nkirijwe rero byiyongereye kubyo twari twararaganye n'umutima numve ko nashatse umugore wanje nk'urumoga ariko sinamukubise nabigerageje kabiri rimwe turi mu mibunda no mu minembwe naje kumukubita nkabona numukubita no mwica kandi nta kintu dupfa ndambwiye gusa ngo nakura umwana mu kirambi twebwe mwacu nta muntu uzuryamisha umwana mu kirambi icyo gusa noneho kandi ngatinya ko inkwi zimanuka ariko nyine yari ama esprit y'urumogi nkabona inkwi ziba hariya zihita zimanuka zikagwa ku mwana kura umwana aho akambwira ngo ndamukuraho icyo rero kumva kirambabaje nkumva ngiye gufata inkoni kumukubita hasi no kubita umuntu no mwica kuko twe twafataga abantu batanga urumogi ko ari aba Babylone ntibumva vuba
nkabati mu Babylon umuntu yo mukubita n'umwica ariko nyuma ndavuga ati no kumukubita sinzamukubita nananira cyane biheka afite abavyeyi be nanje mfite abanje ngume kwa mama nawasange nyina ariko Imana ishimwe ko nakijijwe nabonye abwira umugore yaramubwira ati ndatashe atubwiye ati ngiye kwa mama ati ndinda gatoya yego yamenje mu cumba atora isakoshi ati ntuvuze kugiye kwa nyoko abana baje kwa nyina nanje ngiye kwa mama umugore aratuza ati yumva nugiye kujana imizigo ubwo buzima bwose waciye mu bintu bikomeye ko turagana tubica hejuru wabihuzaga gute no kwiga n'ishuri kuko bigeze kumbwira ko ari n'umunyamakuru ubu buzima bayemo uri umupagani uri umuntu bigeze aho ngaho nubwo ari umunyamakuru cyangwa wari umunyamakuru warakijijwe icya kabiri urara gusa wabukoraga wararangije kwiga se cyangwa wabikoraga n'ubundi uri umunyeshuri mu Rwanda 1996 nibwo natangiye itabi ariko inzoga zo nasitangiye ndi umwana sogokuru ni wazimpaye niga maternelle ngasoma kuri primus yari umusirikare ariko sinigeze gamba n'umusinzi ubusinzi bwanje bwabaye 2001 ngeze ruguru abantu bakanjana buri munsi kunywa inzoga ariko nje nanywaga inzoga sinsinde kubera ko twazigishijwe zitari zo gufroda iruhande rwa sogokuru 2001 bazinyijizamo cyane zitangira kuzangira inyota nkagira inyota ntari mu nzoga nsubire fo mbafashwe na kakayoga twa Simba twa Gahuzi twa Furaha nono nkatunywa ariko nkabanzaho urumogi ibanje urumogi wo kwirwa inzoga ntusinde umutwe gusura ifuta kandi muri zo zose nagiye mpushwa kwicwa rimwe nigeze kwinjira narabibabwiye ejo wundi mu gitaramo ndampaye mbwiriza bari abana ba Sunday school ahantu nigeze kwinjira mu kabare ka Iprona mu Ngagara Munyakabiga kitwaga ngo ni ku Iprona nyine bahitaga ni ingoro y'umwami ingoro y'iki Munyakabiga kwibarabara gicenda ndasesera nayoze mpangira ni wanje naho nabaga kurya 12 nkagira ngo nasesera ku 8 seruka ku gicenda hari akabare cyo gihe hari ibintu byo gutera amagrenade n'icyo hari habasaya abasendede n'aba FNL baye barwana hariya muri rirare bamagira naje gutera grenade bazana imbunde ngo baje kunda sinzo takakanyamurenge ndakazi nimborerwa ndakazi kankura umugi hariya babarandokoye baranjana ni muhira ariko nugo banjanye mpaye mbatuka ariko kandi urumva Ipronane ariko ubutegetsi kurasa umuntu byari ibintu byoroshe hari iminsi nanywaga inzoga mu isoko nabanje gurumogi kava kwitara ntazi uwo twahuye no twavuganye twagiraga umuhungu w'inshuti yanje se uyu mwana musengana niyo wagazumbwira ibyo nakoze byose kandi ubwo nari nkimuhisha ko nk'urumogi ariko yaje kubimenya akambwira ati wavuze ikinika ariko gatangara mu gatondo ukuntu ngeze imuhira simenye urugendo rwo kwitarana iwacu mu rukwiza ariko nari nwaga urumogi tagiye ku ishuri nkubwo aho naje kunywa urumogi cyane narutangiye 2009 1999 hari Bukavu warunyigishe n'umugabo w'umunyamasisi yari umusirikare PC batayo harakabazo naye nagize gukira ati ngwino kujana ntiwampaye urumogi kuvugwa ariko ko narunywaga mu gitondo nyine igihe nigaga ikigoroba karumwa mu gitondo urukaje kugera saa 8 gwashize nkaje ku ishuri igihe nigaga igitondo igihe narunywaga nk'ikiga secondaire narunywaga ku mugoroba mvuye ku ishuri ariko hari n'igihe twiyongozaga kuri recreation tukaza twarumwa ariko bizayigwaga nyuma yaho ntiwabyumvaga ubuzima bona banywa umugu ntameze ariko bagira n'amategeko yabo iyo yanywera umugi wirinda kuvuga wirinda guseka wirinda no kurakara cyane kuko iyo kimwe muri ibyo ngibyo byotumuhuka ugasarisha mugani wawe bose bakabimenya ugakemesha umenya kwikaruma ufite ubwenge bwo kwikaruma iyo yanywera umugi kujya wanywera urumeze ni kuzuguma habe niyo muhemu urumogi gusa ugahindukira ukareba ku wanyu agaseka aba akera ahita asinda ibitwenge nuko azamagagara gusa agaseka karo akabandukiriza namwe mugaseka iyo mubonye murasetse nimugumaho kugira ngo ujye businzi bwo guseka bushire
ko mugeze mu bantu mwe museka ahita bamenya ko mwanywera urumogi ntibizavugaga ngo wasarishe cyangwa wakemeshe gusarisha ni nko warengesheje wakoze ibintu noneho urasarisha nako gukemesha noneho wikojeje isoni noneho waraburije nibyo nayara amatere nyine yego ukabihuza gute n'ubunyamakuru tutarage ku banyamakuru nza numva amadomeni menshi usa naho yazi ni iki wize njyewe kuko nza numva iyo twinjiye muri sante uburiyo twinjira muri infirmier uburiyo twinjira muri numvise n'ibindi bintu byinshi uvuga kumva hose n'ubunyamakuru ngo warabukoze ni iki wize secondaire nize lettre nyivanga na peda Burundi yari lettre ariko bimeze nka peda ngo nje kuri kaminuza umwaka wa mbere niga psychologie clinique umwaka ukurikira bahita bayijana ruguru Mwaro nanga kujayo mpita nja muri development ndawiga ndawurangiza kandi wa mbere ntangira wa mbere ngo mpave nibwo nagiye ruguruga umugore amaze kubyara ngezeyo nanga kubukubiri n'umugore n'umwana numva shaka kubana n'umugore n'umwana mvaga ntosiga umwana wanje ariko nkinkura umugi muri iyo minsi nibwo nahise nkizwa ngo nkizwe nja mu Minembwe ariko kera gukizwa gakiza kanje kahise gakingura imiryango y'imigisha narakijijwe nibwo nahise ntekereza gufungura radio igihe maze kubona ibyangombwa mu witwa Gisenga bahita bampa akazi kuri iriya radio nkora kuri iriya radio ariko mfite ibyangombwa n'ubundi agifite cya province cyemewe nyine ko nshobora yani wowe ni shirimwe mu objectif menshi ariko harimo n'iya radio noneho ngiye mu Minembwe haza kaminuzaga numva noneho ihuba ryo kwiga ngonje kwiga tutangira twiga santé publique umwaka wa mbere ariko bisa nkaho yari yashize ngo twiyandikisha batemera ko tuzokomeza umwaka wa mbere twigana n'abaganga urarangira twiga ikiganga umwaka wa kabiri niho twize santé publique nukuvuga ngo iby'ikiganga ndabizi n'ibya santé ndabizi ariko za santé uza development uzi psychologie clinique imvugo nubwo twigaga lettre ariko yari nka pedagogie uri azagira Burundi ngo ni lettre ariko ni nka pedagogie kuko n'ubundi ni pedagogie naje kurangirizamwo ruguru nahise niga na gatandatu kandi narize nageze muri gatanu ruguru muri pedagogie ndazaga hari ansanugiye kwiga nka lettre umwaka umwe iyi Burundi ariko sinakora na examen national ndayisuzugura nkora gusiki classique na iremera mu Burundi nkibyo ariko yari nka pedagogie nibyo noneho 2009 amaze gukizwa nibwo natangiye initiative ya radio Imana iramfasha datagira igitekerezo cyo kubungira mu Minembwe tutajanayo mushikega mpabwa akazi ndakora hamwe radio iri umunyamakuru urasoma cyane biza bisa nkaho uri ubuzi ibintu byose ariko biziha gace cyane ugiye kubaza nk'umuganga ngomba gusoma igitabo ubazi ibyuzi kuko ntagume kukosora ngo mukiganga ibyo ntibaho ngibyo muhamo yamuvuga ngo tubizi tugomba kugenda uri umuprofane kucugiye kubaza ni kuzatumaga nkritiva cyane ngasoma ibintu ngasoma ibinyamakuru nkaja muri magazine za santé n'ibindi nivyo ariko nayo mashuri gabiri nize kaminuza ariko kandi nkatanu nize imyaka 5 kaminuza kandi ku bushake bwanje abantu benshi barambwira ati wagiye mu wa kabiri ugakomeza nkambwira ati no sinkeneye kuzamuka nkeneye kumenya nibyo no kuvuga ngo uco gihe wari warakijwe gukora akazi nakijwe 2009 byaje gutegura mukizwe sinzi uko nari natitabi n'inzoga ngo buce bategura igiterane cy'abasirikare bagumino ya makanika yagihe ariko yari rimwe n'abantu ba leta nibuka ko hagiyemwo ba major colonel ubuni colonel Kiruhura Sebirigisha n'abandi bagiye nyine b'abakristo babaga hari baje pasteur bazamwo simbo ko ari kubukungu sinzi cyanjanye nanje kuko nawe yarambonye arambaza ngo suma waje mu kutana nandi ndamase we ko waje mu muryango yari sogokuru nyine hari gihe twateraga nk'urwenya ndamaze we ko waje araseka
ngo tuje no kwicara hari mu ijoro ambwira ati ngwino wicare hano iwe gari yicaye imbere niwe wateguye umukutano hahagarika umugabo witwa Bizoza w'amanyegezi n'umupastori w'umushombo bicara guki imbere ariko hari nijoro hakaba hindaraza bashinze be niba babashinze twe ari twe twicayeho inyuma amahango ibo bicaye ku dutebe maparazono nuko baririmba indirimbo ya mbere yitwa Nitolee Masama niokoe majaribu Yesu Kristo Bwana wangu Nitolee Masama ya none ayo magambo ane ndayumva Nitolee Masama niokoe majaribu unilinde hata mwisho unitwae kwako juu bitanumva amakuru yose ari umwungumu ndarira sindarira ico kintu sindarira kuva nabaho nuko makanika arahindukira abwira Bizoza niwe wanyohereje n'ibipande basomye uwo munsi ahita amubwira ngo kagica kafashwe nuko yavuze nuko nahise nongorera pasiteri nyine Bizoza ni na oncle ndamubwira ati mbabarire kugira ngo nterane neza ariko sinirega muri aya materaniro saha nakoreye ibyaha nabikoreye mu rukwiza dusubiyeyo gayo naje kwiregera mu ikanisa ku mugaragaro ariko ndagenda urumogi kandi rwasara uranga ibyo kujya birananira ndakomeza ndarumwa naje kureka 2010 ndi Bukavu nagiye gushaka ibyangombwa kaja uko après midi kaja muri Philadelphia ni kwa pasteur Bujiriri tugasenga ariko nje itaje gusa mvuga mana uzandekesha urumogi Imana ikora ibitangaza mu bice ndarureka wagazura ufata kurusha mu bijyo iyo urumwoye ushobora ibyo kurya byose cyane cyane nk'ibishimbo bitazabiryoha uzubikubita n'umutsima yabari kankote yabari iki kandi iminembwe nta mata yahabaga hari umuhungu warushize ngo mu bishimbo bari usanga n'umugore wiwe yarakiri umugino w'umugore ndamumuzi ashiramo nimba je sindarubona nimba ngo rutubuto utugrene ngo barajya umugore akamubwira ati twabaye gute umuntu reka bitera apeti cyane basaba bari kundumutsima basaba baracunga basaba barajya ishikagira aba nivyo nicyo gihe naretse noneho ubwo mvuye Bukavu naretse urumogi ngezeyo mu ikanisa ashaka kuba nkaga conflict k'ubuyobozi n'ubuyobozi bwa korali umuyobozi wari uhari ubwo yari mwene wacu ni data wacu gerageza kumuhosha baravuga ngo haraba inama mu ijoro nari mfite gahunda yo kuja kuramutsa bene wacu za Kabingo ndavuga tereka ndeke nje kuba muri ya nama mposhe atabaho imvururu kuko sinza nkunda abantu hari imvururu nja mu nama ngo nshike nkase bya bitekerezo byose ndavuga ati ibi byose no gukiririka ahubwo twakagombye kuba dutekereza ubugi kanisa ryogura amabafre nageze hari akuru nundo nsanga abashi baguze bafre ko zirasakuza bafre imwe guri $70 zibiri ni $140 ikimasa cyari mu $160 tuko nukutamenya niyo mpamvu tuba muri bitari ko izo zizanje numva twogura n'amatara mu kanisa rigahora ryaka tukagura ibikoresho bumva igitekerezo nikizima amatora yakurikiye bahita bangira vice president akorari nakibumvise abantu gukizwa ni kimwe ariko kusenga nibyo byinjiza umuntu mu mbaraga icyo gihe nahise niyara numva ko nakijijwe ariko nakoze ibyaha aho gusa byari bitandukaniye nuko nagaza nkora icyaha kandi mu mutima ariko mbere ho ahubwo narabyishimanaga ariko nagiye nkora ibyaha nyine bitari bikeya ariko bitari byinshi sanko utabyishoyemwo ariko nkabigwamwo nuko icyo gihe byarambabaje cyane noneho ngahora nshaka icyo tuma mva mu byaha icyo tuma mva mu byaha noneho ngeze hano nibwo nahise niha umugambi wo gushakira Imana mu gusenga nagaza ngeje ahantu baye basenga kagira ngo nibabwiriza wenda nzogira imbaraga nkagira ngo nibasenga nzogira imbaraga nta mbaraga zova mu wundi muntu imbaraga zogukiza ariko ntizoguha imbaraga z'undi zogukiza ariko ntizoguha izawe ngeze aha niho natangiye kuja gusenga nyine nsengera kamere yari yarananiye gushira muri njewe irashira sinamenye igihe yashize naje kwisanga nagize nk'umuhamagaro w'ivuga butumwa kumva nubwira abantu bakareka ibyaha ariko sinamenye umunsi cyaha nagitsinze sinzamenya n'umunsi umuhamagaro waje byabera muri iki gihugu nuko narasenze nama nkomeza kugeza n'ubusanga none singisenga ngo Imana insubize kubyo nshaka sigaye ngenda gusa kubera ko bizabimerera neza mu mutima ntacyo ngicumva nosaba Imana abo nza numva twosabana kuko nidusabana cyane nzoyisaba ibigoye kandi izi bikora
nibyo ariko natangiye ngiye gusengera kamere ni ukuvuga ngo nakiriye umwuka wera biciye mu masengesho yego 2016 itangiye ariko 2015 itangira narayisenze yose 2016 numvise nije mu mbaraga z'amasengesho yego z'umwuka wera kugeza kuri ubu ariko ndi umuntu rimwe na rimwe nyanza numva nyine hari igihe siriti umuntu afite akazi kenshi wakora ukumva ariko wasura kandi kuja kuvoma sikagaruka niko urugendo rwanje rw'agakiza rwaje. Okay, arakoze cyane. Rijambo ngiye kubaza ari ubutumwa ukunze gutanga ku bijanye no kwifungisha ariko abantu ntibavyemeranyeho. Bamwe bakavuga yuko umuntu yifungisha ntakiraba cyane nk'abantu bize siyanse bazavuga ngo iyo hatabaho fecondation ngo umwana batarabaho. Yego. Abandi nabo bakavuga atoya nica kubera ko n'ubundi wifungishije ubundi ho ukibyaye gute kera uri gufunga abana abandi ati nta mwana uri kwica ariko wowe uri mu bantu bahabwa ubutumwa habe no mu bukwe bwanje iryo jambo wararimbwiye ndibaza nga ni gute iryo jambo ryaje gute warihawe gute aba bantu bize science bazashaka nko kugukonvenka nyine kutukonvenka iyo batubwira abize science wababwira gute na n'ubutumwa buhawe gute bwaje mwijwi byagenze utubwira ngo iryo jambo kuzuri vuga kandi ukaruvuga ntabwo bufite ko ahantu hamwe urivuga no gufungurwa fungo gufungwa tacu bitwaye ikigira icyo gitwaye umuntu ni ugukora icyo Imana idashaka naho gufungwa ni ibintu bito cyane. Uru rugendo tubamwo mwanzilishi yarafunzwe yego mwanzilishi yarakubiswe mwanzilishi yarishwe azira ubutumwa nimba twarinjiyemo twiyemeje ibyo bintu byose. Hari akantu kantangaje numvishe umuntu abwiriza yavuze kuri Yeremiya yavuze ubutumwa ntibabwumva. Ikintu cya mbere ngo babanje bamwigizayo, icya kabiri baramufunga, icya gatatu baramutortira. Ariko twebwe gusabaza batwigizayo tukama tugaruka tukaga tugakora imishikirano n'abantu titurafungwa ntiturakubitwa ngo dutotezwe. Noneho Yesu we yarishwe apfa anezerewe n'icyo kintu. Stefano yapfuye ari mu mwuka wera karabagirana mu maso ye bamutera amabuye yariko yishimira ubutumwa yavuze ko atagiye hirya yabwo. Abasabira imbabazi kandi akabasabira imbabazi ahababazwa. Ibi bintu byo gufungisha si ubundi ubutumwa tuvuga buva ahantu hatatu buri hirya yaho hatatu na makuru yacu tuvuga. Ubutumwa ni Imana gushize ku mutima. Ubutumwa bwa kabiri ni umutwaro ufite sibyo Imana hari ijambo Imana gushira ku mutima ikari gushiraho ukumva nyine n'igivuga. Icya kabiri ni wumva ari umutwaro ikintu kikuremereye kandi iyo ari umutwaro tuzururutsaga ngo uraruhutse ni igihe uvuga uzi ko abuhawe ubwira batabikora nk'uko babivuze ariko wowe urarangije akazi kawe uraruhutse wikureho uwo mutwaro. Ubutumwa bwa gatatu tubwiriza ni ubukene n'icyo abantu bakenye ukareba ikintu bakenye. Rero njyewe byanje ikintu Imana yashize ku mutima ariko kirasubira kandi kiza nk'umutwaro ariko kandi kirasubira kiza muri iriya kandi yangire yo kuvuga ngo ni ubukene buri mu bantu. Abantu bakenya abantu bakenye kumenya ukuri niko nariko mbabwira. Ubu butumwa amakuru nkuriri iwacu kwa data na mama na makuru nkura mu byanditswe sibyo. Nimba ntangira nkagusobanura mu byanditswe nimba ntangira kugira muri science tangire muri science wende kuja mu byanditswe. Reka nkubwire muri science kuko numbishira ikiganga ntashura kizi. Yego muri science tuje muri philosophy muri philosophy hariho ibintu bibiri bita essence na existence. L'essence précède l'existence. Yego. Essence ni akamaro k'ikintu iyo kitarabaho
existence ni Igihe akamaro cyabaye. k'ikindi gihe cyabaye igihe washatse wari ukeneye umwana yego sibyo ukumva ukeneye umwana ariko wagize processus yo gushaka umugore kandi gushaka umugore wanje ukongoza inka muri bene wanyu biki baragira gute umugore ijya process wari urimo ko kubona umugore ariko kera umugore wari umugize muri essence habe n'umwana wari umufite muri essence n'izina nari ndizi ry'umwana si hanyuma ubu ngubu umwana ntumufite muri essence umufite muri existence arahari rero muri filozofi akamaro k'ikintu iyo uwo mwana wawe uwo mwana wawe wari kuba umwishe izina rye wari urifite ariko yari ahari muri essence nka Isaki yari muri essence Imana yamuvuze muri essence habe na Yesu yari muri essence Imana yamuvuze ngo Imana yamutoranyije isi n'ijuru bitararemwa ngo ari kwimurindiza ku mpera y'isi kandi abahanuzi baje bamuvuga nta kindi bari kubavuga abahanuzi bose bavugaga Yesu ariko Herode yagumye yimira amarembo yose yovamo kugira ngo yice cya kintu kurya bari ko bica abana b'Abanyesiraheli bakiri batoya ni Yesu wari kuhigwa Satani yari yaciye muri bari yambaye kiri muri Egiputa nubwa kabiri Yesu amaze kuvuka kandi bica abana Rahera ararira yego ni Yesu wari kuhiga bari kubahiga essence ikiriya cyavuzwe kitazabaho yego existence ni kuri abamufasha hari baramwica rero iyo wica umwana w'umuntu ubu mwishi muri essence Imana ifite umubare w'abana bazavuka kandi impamvu ibafite iyo ari ubushake bw'umuntu kubyara inshuro tubonana n'abagore bacu twobyaye abana benshi sibyo yego kandi umugore aje muri ovulation buri le 14e jour y'ukwezi après nani biriya nyine yego ariko ikibazo batwara kandi bari muri ovulation Imana nibwo bwira ubwayo ariko iziteganya igihe bamwe ikabaha kubyara vuba abandi ikabaha kubyara bihuse Imana ni Imana ikiranuka hari abo yimye urubyaro abagabo n'abagore ariko abandi bafashe umukobwa ku nguvu atwara inda abandi inda zavuyemo ariko uwafashwe ku nguvu iravuka abana hano hanze barimo kwicwa n'ubukene no kutivuza ariko abana bo ku muhanda babayeho n'ubushake bw'Imana niyo yabishatse sibyo ibindi byinshi ntizi bishaka ariko niyizi byemera ntiyo ushaka ko bafata umukobwa ku ngufu ariko izayemera ko atwita yego sibyo ibyo rero gutekereza kwacu kwa muntu ni ukurwanya Imana aho babisha umuntu muri essence muri biology tugiye muri domaine yawe umuganga bazavuga ko umuntu ngo abaho umunsi wa fecondation yawe overe na ovule na spermatozoide overe gigahinduka ovule uwo munsi ngo niho umuntu aba ahari ariko kandi nje mvuga ko aba ariho mbere yuko habaho fecondation kuko igihe uba wafunze kandi buri umugore nta ntangagira agira overe iryakira intanga yego umugabo ni utanga X na Y ni ufite spermatozoide ziba zaje mu kintu cyitwa sperm rero iyo wimiriye wa muntu ukamwimira kuja aho yateganijwe ngo abeho uba wishe ijya spermatozoide niwe muntu kuko overe y'umugore idahari umwana yovuka abana basigaye barera mu mashini bakabakorera mu mashini ikiba gikenewe ni amaproduit runaka aza gutunga iyi spermatozoide rero kwica umuntu ni ukuziba ikintu cyose gishobora gutuma umuntu abaho cyangwa akora fecondation sibyo yego nicyo ngicyo aho ni muri science icya kabiri aricyo cya nyuma imiti yose tugira wowe umuganga ko turavugana n'umuganga imiti ni produit chimique produit urumva produit chimique harimo uburozi ariko ikaza yitwa curative ni ugukiza yego noneho ngira gifaransa ngira ngo cyaje ari kinyamurenge curative niyo gukiza niyo gukiza ariko imiti yo kuringaniza ntabwo ari curative ni toxique kuko iza yica ingingo ziriya za overe rero ubuhanya buhari abagore benshi ntitwipimisha abafite ama infection urinere bitewe n'ubuzima bitewe n'igihugu tugira cyanduye muri Kenya n'ahandi n'uturwara hari abafite za diabete batabizi n'imyaka akirongera wa muti washikuga ukaffect izindi ngingo zorosha ziri fragile indurwe
ibitigu n'ibiki. Niyo mpamvu usanga abagore bagenda bagira ingaruka, akaribwa umugongo, akabyibuha, arya nabi, akananuka arya neza. Ibyo zose ni byica buriya buzima, ariko iyo ni inzira y'imiti. Ubabwiye ko iriya miti iyindi zikiza nka za malariya, za gripe, z'ama infection, ama antibiotique, ni kiratif. Ariko iyi ngiyi ni toxique, ni uburozi babishyizemo. Nubwo bakoresha buriya buryo ngo bakoresheje ama preservatif n'ibindi byose n'ibindi bakora, ibyo byose birasa n'ibyiza wa muhungu wa Yuda. Ariko umenye ko hariho n'andi metode nyinshi. Nizo nakubwiye. Nakubwiye ngo izo metode zitari ziriya z'imiti. Izindi zo gukoresha ama preservatif n'izindi ubundi buryo ndashaka kuvuga hano kuri kamera. Icyo tugendereye. Wenda bisaba ko abantu bavuga bari muri seminaire. Ibyo byose ni ibintu bisa n'iby'umuhungu wa Yuda yapfushije. Kera bari bakicemera gucura. Yarapfuye umuhungu, muramu we waramucura, yanga kumucura. Kubera ko yanze kumucura arapfa. Murumuna we aramucura we ngo akayijakire hasi. Imana ngo bari byo birakaza cyane. Ni nubwo buryo namwe muza mukoresha abantu benshi. Bakavuga ngo no ngo methodology ni nyinshi. Iyo niyo nzira. Nibayita metode Colampine bari wose. Ibyo byose ni icyaha. Ikibi gusa no kugwanya umugambi w'Imana. Kandi mu byanditswe wenda ariho tubisobanura neza niho mvuga ndangiza. Mu byanditswe mwitangira igice cya mbere 28. Imana yaravuze ngo mubyare mwororoke. Abantu bazohasome. Cyangwa wenda nimba nshobora kwasoma ko ndasoma gusa. Itangiriro igice cya mbere murongo wa 28. Sibyo? Haravuga ngo Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti mwororoke mugwire. Mwororoke mugwire. Mwumva ayo magambo abiri. Mwororoke mugwire. Mwuzure isi. Mwimenyereze. Ibyo ni ibindi. Wagera ku itangiriro igice cya 9. Igice cya 9 ibwira noneho ku murongo wa 7. Iravuga ngo namwe mwororoke mugwire. Rya jambo ngo mubyarire cyane. Imana yari yashizeho aksa ibize ngo mubyarire cyane mwisi ngo mugwiremo. Ku 8 aravuga ngo Imana ibwira Nowa n'abana be iti ubwanje nkomeje isezerano ryanje namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho ari bo njewe sibomana nawe. Iri sezerano ndarikomeje. Ni munyereke ikindi gipande kiza kivuga ngo mubyara bo mushoboye. Wagenda wasoma muri Zaburi y'ijana na 27. Yaravuze ngo urubyaro nizo ngororano urubyaro ni umwanda uva ku Mana. Ngo kandi abana ni ingororano iva mu nda ngo hahibwa ikirimba kibuzuye. Tutiriwe tuja muri byinshi. Isaya igice cya 66 umurongo wa 9. Imana izivuga ngo niyo ituma dutwita. Kandi ni ituma tubyara. Ariko hanyuma harangiriza ibindi byose. Kandi umugore azakizwa mu ibyara. Nako nero nanishatse kuvuga. Timotheo igice cya 2 ngira ngo umurongo wa 10 cyangwa 15. Umugore azakizwa mu ibyara nakomeza kwizera akagira urukundo akirinda. Nukuvuga ngo muri ariya mahame Imana yabwiye inzoka ibwira n'umugabo ibwira n'umugore ari nk'amategeko. Yabwiye umugore ngo uzobyare biciye mu buribwe kandi nubyihanganira uzobuhaje mu ijuru. N'umugabo n'amahame. Nuko rero naho nahagaze nibyo nakuye mu ijambo ry'Imana hamwe na siyansi. Ibyo ubuhanuzi bw'Imana yagiye ivuga inzi biri no muri izi ngaruka tuye duhura nazo. Sinashaka kubwira abantu nti muri mu rwego abantu ntibari mu rwego rwo kubwiga ubuhanuzi. Iki ni igihe cyo kubabwira ibyanditswe kuko byahometswe n'Imana no kubabwira siyansi niyo baresha nayo. Akoze cyane. Yego. Tuja ku musozo. Ndakubaza akabazo gato ariko si muri politiki gusa. Ni bitewe n'ibyo tubona. Iwacu harasenyutse. Ubona ruhe burangare bwabaye wenda kujanye n'itorero abakirisitu cyangwa niki abantu bari gukora kugira ngo wenda bacongere ububakwe. Wasubije. Uburangare nta handi buva. Ni mu itorero gusa. Iwacu hasenywe natwe. Kandi aha ibyahasenye n'ibyaha. Muri ibyo byaha njewe nari ruguru ndi mukuru. Mu makuru twagiye tubwirwa mu byaha twabwiwe harimo ibyaha bitatu. Icyaha cyo kuringaniza, icyaha cyo gutunga imbunde
turi abasivile ko zizatwica twebwe nyuma haza abandi badufasha kutwicira icyaha cy'abakozi icyo gifite A na B na C gusambanya abo bayoboye kuyoborana ibiheko no kurenganya imfubyi n'abapfakazi amakanisa y'iwacu yabayemo intambara bene izi zitabaho muhana abasinzira nta wundi woyobora n'abasinzira iryo si kanisa ry'Imana abantu bakaburana bakaja muri leta bapfa Imana Imana yabaye agahonje kugeza aho bayipfa inyantegenke muri ya rwego kugidakwira hose ibyo zose ni ukukena Imana tuba kamere mu rwego ruteye isesemi nibyo ngibyo nizo ngaruka n'uburangare gusa bw'itorero nta kindi kandi buriya ikanisa niryo rigize isi niryo rigize abanyapolitike n'abasoda bacu nuruhe ruhara abakristo bakora kugira ngo wenda ubwoko amacakubiri ashire nuko bohindukirira Imana bakihana bamara bagashaka mu maso hayo bisanga mu gutegeka kwa 2:28 yaravuze ngo ni muhindukira mugashaka mu maso yanje ababwira imigisha izabageraho n'ahandi Imana izigenda ibwira abantu gusa ni muhindukire ni nabyo twaganiriye none niyizi dutera niyizi dukubita kandi gasubira katwomora iyo ukoshe Imana izi gusaba gusa ngo hungira iwanje n'ije wo gukiza kandi ari yo wayikoshe naho Imana itandukaniye n'abantu kugira ngo tuzakire no gusa tugahindukirira Imana kandi Imana yari yarahaye abasoda bacu igihugu ngo bice baje nabo mu bindi bamwe baje mu miti bafata ibiheko abandi barasambana abandi babasinzi abandi basubiranamo bararasana ariko ari ngo ni Imana kuri ubu ngubu ntekereza ko agakiza katakigateze mu basirikare kandi urabona iwacu hamaze gutabarwa abasirikare bose bakiri muri leta ni Imana ishobora gutabara ariko izacisha no mu bandi kandi ubu tekereza ko abasivili aribo bagenderewe nibo bazakiza hariya ibyo basoda byararangiye nubwo aribo bazokoreshwa kandi nibakoreshwa n'abandi bashasha bari barahawe igihugu baragisuzuguye basuzugura Imana yakibahaye nirihe jambo wabwira abadukurikiye abumvishije amagambo tuvuye kuganira ndetse n'abagukunda batarakubona wenda kuri iyi kamera bazagukurikirana n'iki bababwira ntacyo nubwira bankunda ahubwo ndabwira abakunda Imana kuko boyigarukira bakayegera bagashaka gukiranuka kwayo nituba mu bushake bw'Imana tuzokora ibikomeye ndasaba kandi itorero ko ryo bamaso ryongere rivugurure rigarura Imana mu itorero ibindi byose bizakemuka ubutumwa kuri amakanisa agize abanyamurenge amakanisa yacu abanyamurenge urabizi kuko kera habaga n'azi metodiste ariko agenda aza nyine akadezi ariya ubutumwa nubaha ndabasaba ubumwe ariko butari ubumwe buvugwa n'abanyamurenge ndabasaba ubumwe buri mu gice cya 4 cy'Abaefeso bagira umubatizo umwe bagire kwizera kumwe bagira Imana imwe bagira umwuka umwe nibyo nshaka ariko sinshaka kuvuga ngo bahuze kadeza na sepaki bakimeze kuriya ubwo si ubumwe nagashesho nshaka ko bagira ubumwe bwo kwizera hanyuma bone gushakira Imana hamwe azi ijambo ryo kubahoza gihe zashoboka nta muntu wahuza umuntu n'uwundi keretse Imana yoduhuza Yesu yaje kuba umuhuza wacu n'Imana kandi yashatse kutwunga kugira ngo natwe twiyunge n'Imana hari igiti cy'umusaraba iyo twiyunze n'Imana kizamuka iki gitambika kiduhuza n'abantu ariko iyo tuye dukora imishikirano yacu twebwe tutarahura n'Imana ni imishikirano isa n'iyidoha ni y'amakuru y'ino ku isi ariko imishikirano yacu n'abantu iva ku Mana twe tukagira imishikirano n'Imana tugahura n'abantu urakoze cyane reka turangize turagushimiye nanje ndagushimiye ariko ubonye ko turetse tutaragera ku ntego tuzoshaka deuxième partie ndagira ngo narangije sinzi gusa ndabizi ko aba YouTubers mamukeneye views ariko ufite inyungu ariko nanje mfite inyungu iruti yawe yego ubutumwa buzakiza umuntu cyangwa babiri cyangwa batatu nyuma y'imyaka ntazi ariko kandi impamvu mbivuga nuko ikinyoma cyabaye cyinshi ku isi ukuri guhinduka ikinyoma ariko igihe nikigera ukuri kuzatibuka mu mitima nkuko nahuriye nako uvira ku mukobwa w'umurundi kandi narandujwe n'abarundi izwa n'umurundi Imana ihabwa icyubahiro
urakoze turagushimiye Yego. tuzongera tugushaka undi munsi tuganire Asante. Imana iguheze umugisha Asante cyane. Yego.